ariko mwabana mwe muri mubiki ntimukererwa koko ni mu mari cyo cyayivuva vuba muve mu biganiro genda rangije mama ko no kwa ubu sibi n'ibikimbayo koko uramana rukuntu ishati yanjye ibaye uri sukimenye ureba wajyunga witonda atari usunyeganyije ameze kangoma kuko none reba utumye nyimenaho ubwo urashitangira umbeshe ukuntu kevishati yarishizemo imikundo ntabwo byari kurangira amahoro kabisa ariko muri mu biki mwabana mwe keve ngaho ugiye kwambara indi shati mugende dore n'amasaha agiye kugira indi ntabwo imeshe kandi ngomba kugaragara neza kuko uyu munsi ndatorwa uratorerwa ibiki se kandi uyu munsi turatora chef na cheftaine mu ishuri kandi je na Keve turabakandida ese mama Keve yashyushye wagira ngo yamaze gutorwa ariko reka mbabaza hato wese hatorwa wenda nibwiza gutsinda hamwe n'undi utari wowe ntibishoboka ngomba gutsinda ntabwo naba ndi umusibire ngo ngerekeho no kuyoborwa n'abana bakiriya beza mbafite amagi n'ubunyobwa nimuze mugure mujye mu mirimo mufite stamina ese gigi ntugikora kwa Karisiti twazindukiye amagi n'ubunyobwa shajya wicecekera nita we umuntu aba ari gushakisha hose kiriya mfite amagi meza mama nguye ntacyo ubutaha uzangurire wa mukobwa uzi gushakisha reka tuba twaraje tuzi icyo dushaka wangu akazi se biracamo sha akazi ko gukora mu rugo si kari ibisanzwe ni sawa pe sha nyine ngewe inzu mbamo bayizamura ubukode nyine ngomba gushaka yo kuyishyura nyine nayabura ngasubira ku muhanda humura gigi uri inshuti yanjye sinatumuhera muri ibi ngo ufitiye igisubizo reka kora hari ngo uri umwana w'iwacu anita we nta mpamvu yo kuhangayika kandi uri umukobwa mwiza ushatse kuvuga iki umva nkubwire gigi wiba umwana ubu se urabona mbaye iki ngewe ubu ko mfite fone ya taci urayifite hari ukubwiye se ko ngikeneye niba ukoze imyaka ingana n'iyo ukoze ukaba utaratunga taci urumva atari ikibazo ariko uzi ko usetsa ubu se fone ya taci nayiraramo bansohoye mu icumbi umva nkubwire gigi shaka umuhungu mukundane maze azajya guha icyo ushaka cyose ubundi rero ngo uraho kandi utavunika umva nkubwirane sinifuza kugezwa ku byo nshaka n'umuhungu nkaho nashoboye kwirwanaho ni akazi kawe uzahora muri ibyo kandi ntacyo uzigezaho aha sha umva bishyire kera uzawumbwira icyo uwo muhungu uguha ibintu agushakaho nakugiraga inama gigi ni akazi kawe ahubwo shara nampamagaye we yego sheri yego ngusange hese ye ndaje reka njye kwirebera shingana nanshaka wasanga hari akantu yampangiye ariko se kuki urambiriza ku muhungu ihorere mama humura birarangiye umenye ibi byahiye arayemo yari yabyujuje cyane ahubwo ese Fisto kutajya ku ishuri nari ndi kwitegura ariko ndarangije sine karakwemeye rwose ukuntu uhakaniye mama ko utazajya guhungira ibibazo ku mugabo kabisa byo yihagazeho cyane buriya ntimuzi ukuntu nari nabuze amahitamo ariko nasanze kujya gushaka umugabo ngo agukize ibibazo atari cyo cyangombwa ariko se ubundi waba ujya he ko mpari ngo mbarere mwembi wowe na Gasaro papa wivuga gutyo ubu sugira ngo simba mbona ukuntu nawe bikugora n'ukuntu hanze habitoroshye cyakora nibyo pe ariko nanone sine ntuzigere wicuza ku cyemezo wafashe sibyo reka ibyo ntibikabahangayikishe icyangombwa nuko murya mukaryama gusa njye ndumva nagakwiye gushaka ikintu nkora kugira ngo norohereze papa mu kumfasha kurera Gasaro ariko aba bana nzabagira ntera hari wakubwiye yuko se nananiwe kubarera mwembi oya papa ngomba kwereka mama ko nanjye nakwibeshaho ntekeneye umugabo kugira ngo mbeho umva se none reka mbere kuko duca Moses agenda ariko se Keve ingendo z'abarimu bose ufata umwanya wo kuzitegereza no kuzigana ubwo uziga ryari ariko mwiza buri muntu wese agira impano ye reka mbereke Moses noneho cyamushaka tuce James mwabonye uko James ejo yinjiye mu ishuri yari arashyira ibitabo hano arayura arangije aravuga ngo good morning class ariko ubwo mwacecetse nimwumva ko mwateje urusaku ariko Keve karama ubwo nta soni ni wowe uyoboye urusaku none uri gucecekesha abandi oya rwose ticu usanze nabacecekeshaga erega nta n'isoni ukanabeshya urabona nyine urabona iki ndavuze ngo mu karuhuko ka saa yine
urumva uzenguruka ikigo cyose utoragura ibipapuro birimo singire na kimwe mbona. ariko se tica ubukweri umuhungu nkanjye natora ibipapuro n'abana bo mu mbere bamo barandeba. Keve karame ntabwo mburana nawe. Saba imbabazi tica dore yarakaye Keve atavana kwirukana. ariko nawe niko iyo ubona warasibiye ukaba uwa mbere mu rusaku gusa ntasa n'ubufite. tica ngaho reka njye kubitoragura. umva mbese uragiye mu karuhuko. yego ahubwo mutore chef na chef ten nkuko byari biteganyijwe. Bo ni bande bashaka kwiyamamaza? Fisto hano baravuga ngo nanjye udahari na wowe nahari dufatanye urunana. Oya Valentin zamajweho gatoya gutya. Nanjye udahari na wowe nahari. Ese ko muri kwirimbiraho kujya mu ishuri? Teacher amasaha yo kwinjira yarataragera. Twari turimo kwigisha indirimbo Fisto mbere yo kujya mu ishuri. Ngaho ni mujye mu ishuri noneho. Fisto, wowe sigara gato hari icyo nshaka kubwira. Nyewe ntabwo nshaka teacher. Oya Pazo, mwe ni mujye mu ishuri Fisto nawe ntabwo mutindana. Okay. Ni amahoro se teacher? Ni amahoro Fisto. Nashaka kubwira ko ukwiye kujya uza kwigana n'abandi mu masomo ya nimugoroba. Naringize ubwoba. Oya humura. None se teacher, ko nubundi ngera mu rugo nkasubiramo ibyo twize. Ubwo ni ngombwa? Ni ngombwa cyane. Kuko urabizi ko dusubiramo cyane amasomo muzabazwa mu cya leta. None se ngiye ntira note sinabimenya. Oya Fisto, ugomba kuza kuko dukosora ibizamini by'imyaka yahise. Ngomba kubona amanota meza kugira ngo nzajye muri kaminuza nifuza. Gusura umuhanga ariko igihe ukoresha ujya kurangurira papa wawe ukongeraho sakwe sinzi niba uzitabira neza. Oya humura teacher, kuba muri sakwe byagishije kwiga no gukoresha igihe neza. Ahubwo kuza bisaba kwishyura. Ntubizi se? Yewe ntacyo ndaza kubibwira papa. Sine gira vuba urangize gukubura muri butike uzufate gasa. Ngiye kurangiza papa. Mwiriwe Kazu. Wiriwe Gigi. Sine uretse nkagufasha amasuku mukanyihera make man. Ntabwo ari byinshi Gigi dore ndanabirangije maze. Nukuri Kazu ushaka Kazuma pe. Inzu mbamo bayongera amafaranga y'ubukode. Umva nina yabona ndasubira ku muhanda noneho. Yo ko numva ari ikibazo. Nyamuneka Kazungu ndebera umusa. Erega Gigi hano nta kazi kenshi kake haba kuko Fisto na Sine baba babikoze. Nyina nakundi tu. Kazu nugiraho ukabona uzabyibuka ndabure. Humura rwose. Sinakurangara nagize aho nkumva n'ukuntu uri umukozi. Sine uzigariye muri butike ngiye hano inyuma mu gikari. Nta kibazo papa. Ahubwo se Gigi ko nkuzo gushakisha imibereho cyane wangira inama y'akazi nakora ngo nanjye nunganire papa. Umva sha mba nta tujobu tukibaho mane twose naratumaze. Ubu nubona ko mba naje gushakira hano. Uyesha Gigi wiza n'imikino aha. Umva cyakore ndishimye kutangiye gutekereza uko nawe wakwikorera udahisemo gusanga wa mugabo. Reka nasanze nta mpamvu rwose. Rega nta mpamvu yo kurambiriza ku bantu ahubwo wahisemo neza kungisha inama za job ndaza kugutekerereza business wakora mwana. Hasigaye umukandida umwe ku mwanya wa shefu n'umwe kuri chef 10. Reka rero batubwire icyo bazageza kuri class. Ewana nzabayobora neza kabisa nzita ku myidagaduro murabizi ko ari ingenzi. Ikindi kandi dinera ribonye kuko uyu mwaka ndi kuwusubiramo ndawuzi cyane nzabafasha murakoze. Mwiza rero nawe gira hino tubwire ubundi tubara amajwi. Murakoze ngenzibanda cyane ku kinyabupfura kuko iyo ugifite burya no mu ishuri bigenda neza. Hanyuma ikindi ni ikijyanye n'amasomo. Murabizi ko ari cyo kiba cyatuzinduye. Nzakora ku buryo twese dufashanya mu ishuri kandi tugatsinda. Murakoze. Barakoze cyane. Rugwiza Karame teacher. Jya ku kibaho wandika amazina y'abakandida. Hanyuma buri wese urajya ushyira amajwi yagize imbere y'izina rye. Mwi nanyinya bakwereka wawe kabisa. Ntacyo reka turebe. Amatora aradukiranura. Gusa ndaza kuguseka nudatorwa n'ubwiyemeza ufite. Ikibazo se kire ko niyizeye. Ngaho nawe re. Ubundi urabona inde wundi watuyobora. Erega kuba uri mukuru ntibivuze ko ari wowe ugomba kuyobora. Igikuru ni umuntu ushoboye. Mutuze dutore vuba hanyuma dukomeze amasomo. Ku mwanya wa shefu abatoye shema bamanike.
shema ndamutora rwose. umwe babiri okay abatoye Kevin namwe muzamura intoki munore cyamone Ntabwo amashuri bakomeda rwose. N'abatora rwose. murakoze cyane ku mwanya wa chef tene abatoye Ivete muzamure hanyuma abatoye mwiza Rwose aho rwose. Ndamutora kabiri. Amutora rwose. Yazanye ishuri. nk'uko mubibona rero abanyeshuri bagize amajwi menshi kurusha abandi harimo mwiza wagize amajwi 35 hamwe na Shema wagize amajwi 30 guhera umutangire mushyire mu bikorwa inshingano zanyu kandi mujye mubera abandi ntangarugero sibyo Teacher mfite ikibazo bimeze bite Keve ubu ko kurabona bikwiye ko nyoborwa n'abantu sinjye wari ukwiye kuba chef Keve oya amatora abaye mu mucyo emera ibyavuyemo sibyo Nta mushefu. ariko se bakira b'uyu munsi bagiye ko nawe utwiteza Ndabona turi bukire umunyu tu. none se mwana pozo shako numva kuko ari nako amubwira indazi nkirira ko nzakwishyura vuba mani Henda? Njyewe? wowe nyine Ngo nyitangira business none ngo nkope. Wapi shakira ahandi. ako pozo ninde wakubwiye ko muri business badakopa uraje akazi kakunanira uzize inda nini y'amafaranga Amahoro Gigi. Nkeneye gucira amafaranga nzana ibyo ngibyo. aha nyamara uyu munsi ningeje azaba ari wowe Sawa nyine. Urabona ibintu nkoresha? Amandazi yanjye urayamenya. nabivuga ndaba ndeba icyo uri bucyure shakoze mbora ntabwo nabishakaga rwose reka nyatora Ubwo se ubona niyo watora indi wagura amandazi wajya akaranze mu byondo. Uranyishyura tu. we uyu munsi ni umwaka gusa nayo nabona ani ngo nyine nakundi urateza ya fone shagi ndeka burya bya bindi wambwiraga nibyo ibikize wa muhungu twakundanaga tumaze gushwana yanisubije impano zose yari yamaye kugera no kuri ya telefone mbivuga mwapfuye iki se kandi yampatiraga ko turyamana nanzara arakarahita nyaka impano zose yari yaramaye sinakubwiye erega yari afite icyo ashaka Ariko abarezi nkaho ngo bazabireka ryari koko. Ubundi wowe nuzi gutandukanya umuhungu gushuka no gukunda. ani ni byiza ko wakoresha ubwenge bwawe ukabona ibyo wakoreye aho gutega amaboko abakwicira ubuzima sha Valentin ubu kundeba ukumva ufite ibibazo pe ngo ibibazo reka duhagarare hano munsi y'urugo sha umbwire dore n'ubundi nari ngeze mu rugo sha ubu sinzi aho nzakura amafaranga yo kwishyura ngo njye nigana n'abandi amasomo ya nimugoroba none se we yasabye papa wawe araguhakanira erega sha buriya papa nawe afite ibibazo ugira ngo kuturera kongeraho gasaro ukenera ibintu byinshi biramworohera aha sha birumvikana ariko umubyeyi aba ari umubyeyi nyine agomba kubikora byose ndabizi mbimubwiye ntiyabura apfunda imitwe akayambonera ariko nanone sinshaka kujya mpora murushya rwose ngomba kwirwanaho nkayabona none se urateganya kuyakura he ntabwo ndabona icyo nzakora ngo nyabone ubwo se nutayabona uzabigenza gute ese aho bihugitse munsi y'urugo ni bande yemwe muri bande oya papa ntabwo twihugitse nuko Fiston yari amerekeje cyore aguherekeza kujyana papa Valentin twari tuvanye ku ishuri ndamuherekeza usanze nanjye nari ngiye gukomeza mu rugo mujye mutaha muve mu muhanda dore babwije Valentin karame jya mu rugo Fiston karame kuraje urakoze Valentin Keve noneho uburyo iki kibazo ngikoze urabibonye reka ntabyo mbonye kandi maze kukigusubiramo bwa kabiri numva nabyumva pe ibaze ahubwo nyandukuriraho mu wakembo nicyo ntanga mu gitondo reka mwarimu atazabona umukono wanjye ku rupapuro rwa kampani ahubwo reka njya no kwirebera televiziyo Keve ntago nabikwemerera fata urupapuro ubanza usubiremo iki kibazo ese kuntegeka niba uri chef tene mu ishuri no mu rugo uranyobora niba wanga ko twiga ndakurega kuri mama Anike nushaka undege wowe ushaka kwerekana ko uzi ubwenge aha wimbeshyera buri munsi uratashye ya teste nayitsinze nabonye 8 ku 10 uvuga iki ubundi ni wowe utuma bamfata nkaho ndinjije none se Keve naye nyatsinzwa kugira ngo twese batugaye cyangwa wakwiga tugatsinda twese bakadushima ahubwo mwe njye mbivuyemo
iki ubwo se ushatse kuvuga iki? ishuri ndayiretse sinzasubirayo maze nzarure.